Bavandimwe nkunda namwe mwese muduteze amatwi, reka nongere mbabwire ko nta rujijo cyangwa se amayobera agomba kuba mu byanditswe byera, nk'uko nabibatangarije mu gice cya mbere cy'icyigisho nabagejejeho kivuga ngo intambara y'amadini no kugaruka kwa Kristo. Ndongeye ndaje ngo nsubukure igice cya kabiri maze mwumve neza ko ubusobanuro nabahaye mu gice cya mbere bukomereza muri iki gice cya kabiri. Kandi reka mbabwire kandi mbabwize ukuri, nta mayobera aba mu byanditswe byera, nk'uko abantu benshi basoma ibyanditswe byera benshi bakavuga ngo ni amayobera matagatifu cyangwa se amayobera yera, ubwiru bwahishwa abanyabwenge. Ariko reka mbabwire, ijambo ry'Imana rirasobanutse kandi ijambo ry'Imana ni rizima, kandi Uwiteka yaduhaye umucyo wose usobanutse. Ntabwo ijambo ry'Imana ari urujijo, nta nubwo ijambo ry'Imana Bibiliya ari inyanja nk'uko benshi babivuga, ahubwo ni isoko y'agakiza kandi ni isoko idudubiza, ni isoko y'ubugingo kandi ni isoko imara inyota. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Ni munyemerere muri aka kanya dukomeze igice cya kabiri cy'icyigisho kivuga ngo intambara y'amadini no kugaruka kwa Kristo. Ni iki kizatera intambara y'amadini? Ni iki kizatuma amadini avuga cyangwa se agakora ibinyuranye n'ibyo yakoraga mu bihe byahise? Ni iki kizatuma amagambo aba menshi mu madini no mu matorero? Ibyo byose bavandimwe, ni munyemerere tubirebe mu gice cya kabiri. Ariko mbere y'uko dukomeza, reka tubanze dusenge. Umugisha wawe n'amahoro yawe bikomeze kubana natwe Data. Turagushimiye cyane kandi turaguhimbaje kuko uri Imana ikomeye. Tugushimiye yuko uduhaye akanya ko kubaho, kandi tugushimiye ko twongereye impano y'ubuzima. Ubishimirwe Data, kuba tukiriho ni urukundo rwawe. Hari benshi batakiri mu mubiri, kandi Uwiteka bakoraga neza kurusha uko twebwe dukora. Twebwe turi abanyabyaha ni ukuri. Turakwinze kugira ngo tubabare ibyaha byacu, maze amazina yacu yakomereze mu gitabo cy'ubugingo. Data wera, tugiye gukomeza dusesengura icyigisho kivuga ngo intambara y'amadini no kugaruka kwa Kristo. Turakwinze kugira ngo imitima yacu ye kwakira ijambo ryawe, uturinde amarangamutima yose yatuma twishira hejuru, ahubwo ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe, mu izina rya Yesu, amen. Ntabwo mu isi hazigera habaho amahoro nk'uko abanyabwenge babitekereza. Ntabwo mu isi hazigera hacikaho ingeso mbi nk'uko abantu babitekereza. Abanyapolitike barakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo ibihugu byabo bizemo amahoro n'umutekano. Ibyo birashoboka cyane rwose. Birashoboka ko igihugu cyabaho gitekanye mu gihe gitoya, ariko reka mbabwire, ntabwo umutekano uzigera ubaho w'ibihe byose. Uko igihugu girushaho gutera imbere n'umutekano ukarushaho kwiyongera, niko ibihugu bigikikije birushaho kugenda bikirwanya kandi bikigirira ishari. Ariyo mpamvu mwumva igihugu cyateye ikindi. Igihugu cyatekereza gutera ikindi bitewe n'uko cyifuza kugera ku mutekano w'icyo gihugu gifiteho. Bakumva ko bakuraho ubuyobozi buriho kugira ngo n'icyo gihugu kigire imivurungano nk'uko mu bindi bihugu biba bimeze. Reka mbabwire bene Data, bavandimwe, inshuti zanjye, ikintu kimwe cyatuma amahoro aba ku isi, kereka Kristo wenyine agarutse agatsembaho ikibi n'igisa nacyo, agatsembaho kabitera w'ikibi ari we Satani, utuma ibyo byose bibaho. Ubwo rero ibintu bigiye kuzakomeza, maze abanyamadini benshi bagahaguruka bagafata umwanzuro, bizaba bitewe n'uko leta na za guverinoma z'ibihugu bazaba babonye ko ibihugu bikomeje kugira ibibazo, umutekano mukeya, ubukene bukabije buzakomeza kwiyongera mu gihugu. Uko ibintu birushaho kugenda biba bibi, niko mu bihugu bagenda harushaho kwiyongeraho ubukene, maze abanyapolitike benshi bazabona neza ko nta kindi giteza aka kaduruvayo uretse kutumvikana kw'abanyamadini. Ibi bizaca mu nzira zigoye umuntu adashobora gusobanura. Ariko reka mbabwire, nk'uko nabibasomeye mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 12 umurongo wa 17, nuko ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abasigaye bo mu rubyaro rwe bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira guhamya kwa Yesu. Uko guhamya kwa Yesu twasanze ari umwuka w'ubuhanuzi. Ubwo rero hagiye kuzabaho itegeko ryo guhatira abantu gusenga ibinyuranye n'ijambo ry'Imana. Azaba ari ukugira ngo amadini yose yishire hamwe, amadini yose ahurizwe hamwe, maze imisengeri bimwe, ibyo bita akavuyo k'amadini, icyo bita akajagari k'amadini gacike muri za guverinoma no mu bihugu, maze abantu bose bahitirwe mu munsi umwe wo gusengaho. Kandi reka mbabwire, mutekereza ko bazahitamo uwuhe munsi? Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimusange amategeko y'Imana nibiyihamya, nibatavuga
bavuga ibihwanye n'iri jambo nta museke izabatambikira. Ibyo biboneka muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20. Kandi mwibuke neza ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo muri Daniyeli igice cya 7 umurongo wa 25, kandi uwo mwami niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, azarenganya abera bisumba byose, kandi azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko. Isi igiye kugera mu bihe bikomeye, isi igiye kugera mu bihe bigoye. Ubuhanuzi bwavuzwe kera abantu bakabukerensa, ubuhanuzi bwavuzwe kera abantu bakabica amazi, zimwe mu mvugo z'abiki gihe bigiye gusohora abantu bose babireba. Itorero ry'Imana ryagiye ryigisha ubutumwa buheruka, rikavuga ko mu bihe biheruka hazabaho akarengane ko gutoteza ubwoko bw'Imana, babahatira gusiribanga amategeko y'Imana, harimo n'itegeko rya 4 ryo kuruhuka ku munsi wera w'isabato, maze hagashirwaho itegeko ryo guhatira abantu kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Ibyo bintu abantu bagiye babyumva bakumva bidashoboka, ariko igihe kirageze ngo bibeho, kandi abantu bose bazabibona. Ariho hazaba intambara y'amadini, abanyamadini bazibaza kuri ibyo bintu, kandi ubwo bamwe mu basigaye bo mu itorero ry'Imana bazaba barushaho kwamamaza ubutumwa bwiza urugo ku rundi, ndetse bazaba bavuga ukuri kwa marayika wa gatatu badatinya, bahamiriza isi yose ibigiye kubaho, kandi batangaza ukuri ko Roma nkirisitu ari iteje ibyo byose, kuko niyo izafata umwanzuro wo gushiraho ayo mahame ifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'inyamaswa igereranya inyamaswa yavuye mu gitaka. Ibyo byose bizabaho, ariko kubivuga none ntabwo wabasha kubyumva. Ariko igihe kigiye kugera maze leta na za guverinoma z'ibihugu bakureho amadini. Nibamara gukuraho amadini, kubera ko Satani azi neza ko abantu bafatirwa mu kinyoma, ashireho umurongo wo gusengerwaho kugira ngo hatabaho kuvuga ko abantu babangamiwe, maze hashirweho itegeko rimwe mu bihugu byose ko abantu bagomba kugira umunsi umwe wo gusengaho, kandi bakagira imyizerere imwe idatandukanye, kugira ngo batume mu mwisi cyangwa se mu bihugu batuyemo amahoro arushaho kuboneka. Kuko iyo ugenzuye ugasanga imyizerere y'amadini ari ku isi, amadini arimo kwaduka, abahanuzi bari kwaduka, usanga biteye akavuyo rwose, usanga biteye akajagari. Iyo niyo ngingo Satani agiye kwifashisha, maze agakuraho ako kavuyo k'amadini, maze hagashirwaho itegeko ryo kuruhuka ku munsi umwe, ari wo munsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Isabato yo mu byanditswe byera ivugwa muri Bibiliya mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 umurongo wa 8 muri Bibiliya yera, ndetse no mu gitabo cy'iyimuka Misiri igice cya 20 umurongo wa 8 muri Bibiliya ntagatifu. Iyo ngiye igiye gukurwaho, hashirweho itegeko ryo kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru. Aho niho abanyamadini bazajya impaka, aho niho abasenga bazajya impaka. Ari byo Bibiliya yavuze ngo ni intambara ya Harimagedoni. Ntabwo ari intambara y'amasasu, ntabwo ari intambara yo kurasana, ahubwo azaba ari intambara y'amagambo, kandi azaba ari intambara yo kwibaza ku byabaye. Azaba ari intambara yo gushaka gusobanukirwa ukuri. Ubwo abantu benshi bazavuga ngo ibitwara bibwiwe, ibitwara byumvaga, ariko none dore igihe kirasohoye. Bavandimwe nshuti nkunda, reka twiture ibigiye kubaho, ari nako turushaho gufata ingamba zo gusenga no kwiringira Uwiteka, kandi ari nako dusaba Imana kugira ngo ihindure imibereho yacu, iduhe kugendera mu murongo w'ukuri, kandi iduhe kugendera mu murongo muzima, maze ubwo ibyo byose bigiye kuba tuzabe twarishinganishije ku Mukiza wacu Yesu Kristo. Azaturinde kandi adukomeze, maze duhagararira ukuri dushikamye nk'uko Martin Luther yaguhagarariye, maze agahakana amakosa yose yakorwaga n'itorero ry'i Roma, maze agahagarara ku kuri, akemeza adashidikanya ko Bibiliya ariyo jambo ry'Imana, kandi akavuga ngo ukuri gusa niko kugomba kutuyobora. Imana y'amahoro ibafashe kandi bagirire neza. Tuzakomeza n'igice cya 3 tubereka neza uko bizaba bimeze ubwo itegeko ry'isabato rizaba rimaze gukurwaho, hagashirwaho itegeko ry'icyumweru, uko abanyamadini bazabyitwaramo, nuko abazaba bahamya ukuri kw'ijambo ry'Imana ridahinduka bazaba bahagaze muri icyo gihe. Imana y'amahoro ibafashe kandi baha umugisha mu izina rya Yesu. Mwari kumwe n'umuvugabutumwa wanyu Jean Bosco. Imana ibarinde.
Bavandimwe nkunda namwe mwese muduteze amatwi, reka nongere mbabwire ko nta rujijo cyangwa se amayobera agomba kuba mu byanditswe byera, nk'uko nabibatangarije mu gice cya mbere cy'icyigisho nabagejejeho kivuga ngo intambara y'amadini no kugaruka kwa Kristo. Ndongeye ndaje ngo nsubukure igice cya kabiri maze mwumve neza ko ubusobanuro nabahaye mu gice cya mbere bukomereza muri iki gice cya kabiri. Kandi reka mbabwire kandi mbabwize ukuri, nta mayobera aba mu byanditswe byera, nk'uko abantu benshi basoma ibyanditswe byera abenshi bakavuga ngo ni amayobera matagatifu cyangwa se amayobera yera, ubwiru bwahishwa abanyabwenge. Ariko reka mbabwire, ijambo ry'Imana rirasobanutse kandi ijambo ry'Imana ni rizima, kandi Uwiteka yaduhaye umucyo wose usobanutse. Ntabwo ijambo ry'Imana ari urujijo, nta nubwo ijambo ry'Imana Bibiliya ari inyanja nk'uko benshi babivuga, ahubwo ni isoko y'agakiza kandi ni isoko idudubiza, ni